Hello guys, nizere ko mumeze neza abakunzi ba Crypto Mining Zone. Turabashimira ku muhate ndetse n'ubwitange mukomeje kutugaragariza mukora subscribe, comment ndetse na share. So ubwo n'undi mushyashya utarahagera nyabuneka genda ukandeho, then ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ikiganiro cyose dushyizeho. Ikindi witabire WhatsApp group yacu ya Crypto Mining Zone. So uyu munsi turi buganire kuri exchange yitwa BingX. Iyi BingX ni exchange iri mu zikomeye, yagiye ibaho listed amacoin atandukanye harimo nka IC niheruka twarayimayininze murayizi, ariko hanagiyeho n'indi ya Chatai nayo twarayimayininze murabizi, no gutanga ama airdrop atandukanye nubwo tutarabikuza. So ubwo nizere ko rero muyikeneye, harimo abantu bakeneye gukora iyi BingX. Iyi video ishobora kugufasha kuyikora. So ni metode wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe mbere ko dukomeza. Yes. Simuje guhiga amafaranga se? Iyo uje kuyahiga nyabuneka ntago uzana mu bunebwe. Niyo mpamvu ugomba gukurikirana iyi video ukayirangiza kugira wumvemo ibitekerezo biba birimo bitandukanye. Sindi umu financial advisor, nge mba ndi hano kuyo dusharinge informations. Kuko Crypto it's about educations. Muri munsi haboneka amakuru mashyashya. Ntawe ubabizi, tuba tugiye dusharingane. Niyo mpamvu mba nshaka ngo within the comment, muri comment hari hasi nyabuneka mwandikemo ibintu munyunganira, mumbazaho utubazo kugira ngo comment mbone vibrating. Ntushobora kuzagera kuri success muri cryptocurrency mu gihe udashaka kwiga, nicyo cyambere. Niyo mpamvu uzagenda ukisanga muri za company ntashaka kuvuga hano. Simuzizi se? Ejo izahiye ntimuzizi, murazizi za Beneri itangiye kwirukankana. Yes, iyi mining nayo baravuga ngo ntiyemewe. It's okay, ntago yemewe kuko ikoresha cryptocurrency kandi ntago zemewe mu Rwanda, ariko igihari ni kimwe, izi ntago ziri controlled by government. It's okay, ariko nanone nta mafaranga zisaba, nta ponzi scheme irimo. Ni nkuko waka advertisinga ibintu runaka, ni nkuko wakitabira research project runaka. Niyo mpamvu zo nta mafaranga bagusaba, kuko icyo bagukeneyeho si amafaranga, icyo bagukeneyeho na advertising ndetse no kubafasha mu cyitwa feasibility study ya software baba barimo, cyangwa se ama application yabo azakora ibintu bitandukanye. Mujye munasoma ama white papers zizagenda zitandukanye. Mwabonye ko nk'iyitwa Antene izifashishwa cyane cyane mu bintu bya betting. Wibaze coin izifashishwa muri betting ukayikinaho, nibyo. So mvuze menshi, ariko tugiye kureba uburyo tu verifyinga iyi BX. Iyi BX tuzayiverifyinga iyo umaze gukora sign up. Sign up yo ni ibisanzwe, ni nkuko application zose dukora sign up. Ubigenza ute? Downloading application muri Play Store, warangiza ukakanda kuri sign up, ugashyiramo email na password, then bagahita bakoherereza yitwa OTP, one time password. Iyo one time password uraza ukayikopayingamo, then application yayo igahita ifunguka. Ubwo uhita ujya muri login ugafungura. Niyo mpamvu ibyo ntongeye kubijya, ahubwo reka turebe uburyo dukora verification. So verification y'iyi BingX tuzagana ahagana ku mutwe. Exchange nyinshi zose niho tunyura. Ahangaha kuri aka gatwe ka hano niho tuzaca. Niturangiza tuhakilike, tuhakande. Tumara kuhakanda murareba haza email, hakazamo ama VIP, invite, vouchers, reward hub n'izindi. Then tuzaza ahangaha hano hagati ahari verification, tubone kuri ni verified. Bivuze ngo ntago account yacu iri verified yo kuri BingX. Then tuzakora iki? Tuzahakanda. Niturangiza dufitemo verification ebyiri zitandukanye. Dufitemo verification ya mbere yitwa individual verification, aho ushobora gutradinga cyangwa se ushobora kubikuza ama asset ahagaze miliyoni 5 za USDT. Hakaba entity verification. Iyi ngiyi akenshi ni urumva yo ni yisumbuyeho, aho noneho uzaba wemerewe kugira no gukora peer to peer trading, nubwo bavuga ko currently iri unavailable. Muri kubibona ko ntago igize gute, ntago irahagera, ariko turaza kubireba kuko ntayihari. Ngiyi hano currently unavailable. Then ubwo tugiye kwikorera iki individual. So kurikirana hatagira ikigucika nyabuneka, ngo video nturi kuyibona neza. Ngiyo verify now. Tugiye gukora iki? Verify now. So icyo witegura nuko ufite icyakarangamuntu kawe cyangwa se driving license, ukaba witeguye no gukora iki selfie. Ni ibintu bibiri, ni ID as you see, ikindi ni iki? Ni selfie. So aka ID kawe rero ugashyira hafi,
warangiza ugakanda muri identity ngiyo ugakora continue, ukabona hajemo igihugu cyawe kuko uba wamaze kubishyiramo igihugu cyawe. Ubwo tugiye guhitamo ID, niba ufite driving license it's okay, niba ufite passport it's okay, ariko nabashishikariza gukoresha ID card. So then tukande hehe kuri ID, niturangiza tujye mu gufotora. Ushyiramo front image, yo ntayisimbutse ariko nayisimbutse kubw'umutekano wanjye. Ubwo wowe uzashyiramo imbere, ndetse iyo urangije gushyiramo imbere video iriya foto yamaze gufatika, uhita uza ugakika hano kuri document is readable, then ugahita ukandaho bigakomeza. So iyo ugeze kuri back, iyi ni back bivuze ngo habanje iki, habanje front. So then icyo uzakora ni iki, uzakanda document is readable. Mbabwira yuko impamvu ngiye mba nyisimbutse muri video nta yindi mpamvu, nuko n'umutekano wanjye ubwo nabonaga kuza kuyishyiramo hagiye bitaba bizima, ariko wowe ugomba kubikurikiza nk'uko ndi kubikubwira, ugashyiramo imbere, ugashyiramo n'inyuma, ugasoma n'icyongereza. You have to read, you have to learn. So then document is readable ikaba irarangiye. Iyo irangiye hakurikiraho selfie. So murareba ko rero imaze kuba verified, ariko ubwo nihutishije aha selfie ntago nahashyizemo. We nuhagera ugomba gushyiramo iki, iyo selfie uri straight igakunda. Yes, so ni ibyo nagira ngo mbabwire.